Kuva mu bwana bwacu twagiye twumva kandi tukanabona vitamine nyinshi kandi zitandukanye, rimwe na rimwe tukazikoresha tubinyujije mu kuzinywa. Imwe muri vitamine zizwi cyane twumvisha mu matwi yacu kenshi ni vitamine D, aho twumvaga kenshi n'ubu kandi biravugwa cyane ko kota akazuba bituma umuntu yinjiza vitamine D nyinshi mu mubiri we. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere wageze, ugenda udakoze subscribe kandi wibuke gukunda iyi video ukanda handitse like. Tugiye kuvuga kuri vitamine D. Vitamine ni ibintu by'ingenzi mu mubiri w'umuntu, ariko vitamine D yo ikaba ari vitamine ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, ikavana ahantu hamwe ikabujyana ahandi. Dushatse gusobanura vitamine D, twavuga ko ari izuba ryo mu mubiri wa muntu, cyangwa se ko ari intungamubiri zituma amagufa ya muntu akomera. Vitamine D iri amoko abiri. Ubwoko bwa mbere ni vitamine D2 iboneka cyane mu bimera, hakaba na vitamine D3 bita cholecalciferol iboneka binyuze mu mirasire y'izuba. Iyi ikaba ari nayo dusa nk'abitaho muri iyi nkuru yacu. Mu magambo make, vitamine D iba iturutse mu kurasa kw'izuba, maze imirasire y'izuba yarasa ku ruhu rw'umuntu, vitamine D ikirema munsi y'uruhu bigatuma yinjira mu mubiri w'umuntu. Gusa uretse izuba, hari n'amafunguro atandukanye atanga iyo vitamine tuza kuvugaho nyuma yo kuvuga ku zuba. Iyo imirasire y'izuba irashe ku ruhu rw'umuntu, vitamine D yinjira mu mubiri, bayita vitamine D itaratangira gukora akazi. Maze iyo vitamine D yamara kwinjira mu mwijima w'umuntu, igatangira gukora akazi, igahinduka vitamine D nzima ikora. Iyo umuganga ashaka gupima ingano ya vitamine D iri mu mubiri w'umuntu, aba agomba kubinyuza mu gupima amaraso y'uwo muntu, maze agapima ingano ya vitamine D nzima ikora. Vitamine D mu mwijima wa muntu iyo imaze guhinduka ikora, ihita isohoka mu mwijima ikerekeza mu mpyiko, maze ikarushaho kugira imbaraga nyinshi, ikongera ikinjira mu maraso. Ese ubundi izi vitamine D zose dufite ni izo kumara iki mu mubiri wacu? Umumaro wazo wa mbere ni uko zigira akamaro ku magufa y'umuntu. Vitamine D ituma amagufa y'umuntu abasha gukurura calcium, phosphore ndetse na magnesium, akaba ari nabyo bintu bituma amagufa y'umuntu akomera cyane. Iyi vitamine D kandi ikaba ari ingenzi mu gufasha amagufa kwiyubaka mu gihe hagize irihongoka, nk'uko uruhu rw'umuntu narwo rwiyubaka iyo hari uruhu rwashaje rugashishuka, maze nyuma hakazaho urundi ruhu rushyashya rugasimbura urwari rwavuyeho. Vitamine D nyinshi umuntu akura mu zuba zikomoka mu mirasire y'izuba yitwa ultraviolet, UV ebyiri, UVA na UVB. UVA ni urumuri rw'imirasire y'izuba rufite ingufu nkeya ariko rukagera kure mu ruhu rw'umuntu. Uru rushobora no gutera kanseri y'uruhu. UVB ngo ni urumuri rw'imirasire y'izuba rufite ingufu zisumbuyeho, rukaba ari narwo rugira uruhare mu ikorwa rya vitamine D. Hari n'urumuri rwo mu bwoko bwa UVC, ariko uru nguru rwo ntirushobora kutugeraho, ahubwo ni rwo rutangirwa n'akayunguruzo ka ozone. Twigarukire kuri vitamine yacu, vitamine D. Urumuri rwa UVB iyo rukubise ku mubiri w'umuntu, ruhita rugira imikoranire yihuse n'ibinure byo mu bwoko bwa cholesterol munsi y'uruhu rw'umuntu, maze bikabyara vitamine D. Ariko ibyo ntibivuze ko urumuri rw'izuba rucengeza vitamine D mu mubiri w'umuntu. Oya, mu by'ukuri umubiri wawe niwo urema vitamine D ubwayo, ariko wifashishije urumuri rw'izuba. Icyakoze nanone, umuntu ari inyuma y'ikirahure maze izuba rikamurasaho, urumuri rwa UVB ntirushobora gucengera mu kirahure ngo rumugereho. Urumuri rwa UVA nirwo rubasha gucengera gusa ikirahure rukagera ku mubiri w'umuntu. UVA akaba ari rwo rumuri rwangiza uruhu rw'umuntu ku rwego rw'uko rwanamutera kanseri y'uruhu, nk'uko twabikomojeho hejuru. Aha ariko tutegereze ko urwo rumuri ruhita rwangiza uruhu rwa muntu ako kanya, ahubwo icyo twari tugambiriye kuvuga ni uko ibivamo intungamubiri z'ingirakamaro bisigara inyuma y'ikirahure, maze ibitari intungamubiri bikaba ari byo bigera ku ruhu.
Ni nayo mpamvu usanga abahanga bavuga ko atari byiza ko umubiri wacu tuwukinga urumuri rw'izuba. Gusa ariko hari n'amafunguro ahari menshi agira vitamine D ku bwinshi, muri yo twavuga nk'umuhondo w'igi, amafi asanzwe cyangwa se n'amafi ya sardine ndetse n'umwijima w'intama. Kugira ngo murabizi ko umwijima ugomba kuba ari muzima kugira ngo ubone kuribwa, kubera ko hari imyijima y'ibirwaye ituma abantu barwara byoroshye nyuma yo kuyirya. Ese waba warigeze wumvaho ku ndwara yitwa rachitisme yo kugira amagufa yoroshye? Mu bihe byashize iyi ndwara yari nyinshi cyane ku isi, ariko uyu munsi yabaye nkeya bishoboka. Ese ni ukubera iki iyi ndwara yabaye nkeya cyane? Ni ukubera ko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu mwaka w'1919 umuganga w'umwongereza witwaga Sir Edward Mellanby yaje kuvumbura ko iyi ndwara yo koroha amagufa nta kindi kiyitera uretse kubura vitamine D mu mubiri. Nyuma y'uko vitamine D bayihaye abarwayi barwaye iyo ndwara bakayirya, byatumye iyi ndwara isa nk'aho icitse burundu. Mu by'ukuri uruhu rw'umuntu ni uruganda rukora vitamine D, ariko ikintu cy'ingenzi ni ikivuga kiti ese uruhu rw'umuntu ni vitamine D ingana gute rugomba gukora? Igisubizo nuko ingano ya vitamine D ikorwa n'uruhu rw'umuntu iterwa n'ibara ry'uruhu rw'umuntu ndetse n'ingano y'urumuri rw'izuba rugera kuri urwo ruhu. Ubundi urumuri rw'izuba rugirira akamaro uruhu rw'umuntu igihe iyo igipimo cyarwo ari igipimo gikwiye. Iyo urumuri rw'izuba rugeze ku mubiri w'umuntu ari rukeya, bituma agira kubura vitamine D. Iyo kandi urwo rumuri rugeze ku mubiri ari rwinshi cyane, bishobora guteza ikibazo gikomeye uruhu, harimo n'uko bishobora kumutera kanseri y'uruhu. Umuntu aba agomba kumenya ingano y'urumuri rw'izuba umubiri we ukeneye, kubera ko impu z'abantu ziba zitandukanye, kandi mu gutandukana gusa si mu mabara gusa, ahubwo n'ubwoko bw'uruhu nabwo bushobora kubigiramo uruhare nk'uko twabivuzeho hejuru. Akaba ari nayo mpamvu nta muganga ushobora kuvuga ati ingano y'urumuri yagira akamaro ku ruhu ni ingana gutya na gutya. Abahanga n'abamenyi benshi bavuga ko ku bantu bafite uruhu rwera kandi bakaba batuye ahantu hashyuha cyane nko muri Aziya yo hagati, bakenera urumuri rw'izuba byibuze iminota 10. Bityo ushobora kwibaza utese kugira ngo urumuri rukugereho ni ngombwa ko wambara akenda k'imbere gusa kugira ngo urumuri rukugereho neza? Oya, kwa kundi izuba rigera mu maso rikagera no ku maboko biba bihagije. Ariko iyo tuvuze abantu b'uruhu rwera, tuba dushaka kuvuga abantu bo muri Aziya yo hagati. Ariko nk'abazungu baba mu majyaruguru y'Uburayi, iminota 5 kuri bo irahagije. Ni myinshi kuko iyo izuba ribagezeho iminota 5 ku ruhu rwabo, uruhu rwabo rurushaho kwangirika ndetse izuba rikanarutwika. Aho bitandukaniye n'Abanyaziya ni uko bo bagiye mu majyaruguru y'Uburayi byabasaba kuguma ku zuba iminota irenze 5 kugira ngo izuba ribagirire akamaro mu kubona vitamine D, kuko izuba ryaho urebye imirasire yaryo ntabwo iba ikaze cyane nk'imirasire y'izuba ryo muri Aziya yo hagati. Uko umuntu agenda agira uruhu rwijimye cyane rero, ni nako akenera izuba ryinshi kugira ngo vitamine D ye abashe kuyibona neza. Niyo mpamvu iyo ufashe umuzungu ukamugereranya n'umwirabura, usanga uruhu rw'umwirabura rukomeye cyane kurusha urw'umuzungu. Ndetse n'iyo urebye no mu gusaza, umuntu ufite inkomoko muri Afurika, yaba ab'Iburayi cyangwa se muri Amerika, iyo umurebye ubona ko nta minkanyari myinshi afite nk'iy'abazungu. Urugero, afite nk'imyaka 70, ariko ukabona iyo myaka 70 isa nk'aho ari myinshi kuri we, ukabona ntimusa rwose. Ibyo biterwa n'uko uruhu rwe rufite ingufu nyinshi kurusha uruhu rw'abazungu. Urugero, umunyafurika yagiye kuba nko mu Bufaransa, izuba ryaho ntago riba rimuhagije, bityo bimusaba ko amara umwanya munini ku zuba kugira ngo abashe kubona iyo vitamine D. Abashakashatsi bo mu Bufaransa nyuma yo gukora ubu bushakashatsi basanze ko umunyafurika uba mu Bufaransa byibuze aba agomba kumara ku zuba igihe cyikubye inshuro 10 igihe umuzungu yamara ku zuba, kuko bitari ibyo yagira ikibazo cyo kubura vitamine D mu mubiri we. Ariko muri iki gihe icyo kibazo cyarakemutse, kuko ubu hirya no hino ku masoko hasigaye hari za vitamine D nyinshi ku buryo umuntu ashobora kuzigura akazinywa akabasha kugaruza vitamine D yaburiye mu mirasire y'izuba. Bityo rero ukabone n'ubwo umunyafurika yaba aba mu gihugu cya Swede, nta kibazo cyo kubura vitamine D yagira, kuko anywa ibyo binini byongera iyo vitamine, ikibazo cyo kwibura kigakemuka. Nyuma y'ibyo reka turebe noneho iyo umuntu adafite vitamine D ihagije mu mubiri we yiyumva ate. Uwo muntu aba yumva aribwa mu magufa
ndetse akumva n'inyama z'umubiri zimurya kandi agahora ananiwe. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuba nta kindi kibazo afite ariko akiyumvamo ko afite ikibazo cya vitamine nkeya mu mubiri we. Ibyo byonyine hari igihe bituma ahungabana muri we. Ingaruka zo kubura vitamine D ni nyinshi cyane, ntabwo twazivuga ngo tuzirangize, gusa harimo nko gupfuka imisatsi, koroha amagufa n'ibindi. Ariko ikibazo cy'ingorabahizi gikunze kuboneka iyo umuntu adafite vitamine D nuko rimwe na rimwe amagufa yata umurongo agahengama ndetse n'urutirigongo rugata umurongo warwo ukagorama. Ibyo bigatuma umuntu amarana iyo ndwara ubuzima bwe bwose. Mu by'ukuri tumaze kurebera hamwe ko vitamine D ari ingenzi cyane ku mubiri, ariko buri kintu cyose iyo kibaye cyinshi kiba kibi. Tuteksemuve vitamine D nayo iyo ibaye nyinshi mu mubiri w'umuntu ikarenza urugero, ihinduka uburozi, ikaba ishobora kumuteza uburwayi bukomeye. Mbere yo kunywa vitamine D ni byiza ko ubanza kumenya niba koko umubiri wawe uyikeneye cyangwa se utayikeneye. Binyuze mu bizamini byo gupima amaraso, umuntu amenya ko ayikeneye cyangwa se atayikeneye. Uwisanze rero afite bimwe muri biriya bimenyetso twavuze haruguru, ashobora gufatisha ibizamini kugira ngo ahamanye n'umutima we koko abura vitamine D mu mubiri we, maze agatangira gufata imiti ya vitamine D. Ntuzigere uha umwana mutoya vitamine D utaramenya ko ayikeneye by'ukuri, kuko ishobora kumuteza ibibazo, kuko umubiri w'abana utandukanye n'umubiri w'abantu bakuru. Muri make, muhe vitamine D imibiri yanyu igihe ikeneye koko, binyuze ku rumuri rw'izuba cyangwa mu kunywa ibinini byongera vitamine D, ndetse n'amafunguro atandukanye twabonye hejuru yongera iyo vitamine D, hamwe no kukwifuriza ubuzima buzira umuze aho uherereye hose. Iyi video twakoze ku ndwara ya malariya n'uburyo yandura nayo yakuryohera cyane. Ndakwibutsa kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze ku Ishuri Plus, subscribe, like na share ari inkunga ikomeye wadutera. Bye.